Uwo mugabo yakomeje kutuganiriza. Hashize akanya tubona imodoka y'amafimi irahingutse ihita iparika aho twari turimo kujya kubaza wa mugabo impamvu atatinjinjiza mu modoka, kandi bari batubwiye ko bihuta. Nagiye kumva numva umuntu anurutse inyuma baramfasha, nshatse kureba uwo ari we numva mfutse umunwa, undi abandi baboha amaboko niko kuntereka mu modoka. Nagezemo bandyamisha hasi ndebye iruhande rwanjye mbonaho Joseph. Nashatse kumuvugisha ariko numva ururimi ntiruva mu kanwa, ni mu gihe twari tuziritse iminwa. Babantu bahise bafatiraho, gusa twe ntitwari kumenya aho tugeze. Nongeye kwibuka wa muntu watubwira ko agiye kudufasha gusubirana ibyacu. Nyibuka ukuntu mbere yari yabanje kwanga kugira icyo adufasha, ariko nyuma akaza kubyemera. Aho niho namenye ko nagambaniwe. Agahinda karanyishe nubwo ntacyo nari gukora. Burya ngo ubuze uko ageragwa neza. Nemeye ibyabaye, dore ko nta buryo nari mfite bwo kwihorera. Nongeye kwibuka amagambo ya mama mbuza kuza kurwanira ibyacu, ambwira ko ndwana nawe ntamuzi. Nongeye kwibuka wa munsi mama mbuza kujya mu kazi, n'ubundi nkahava ku bwa rurema. Aho niho nongeye kwibuka wa mugani wanze kumvira se na nyina yumviye ijeri, iyo menye yari nziza nuko yaje nyuma. Natangiye gusaba Imana ngo nindamuka nkize urw'uwo munsi sinzongera gusuzugura mama. Nakomeje kugenda ntekereza byinshi, ntari kugira icyo mbikoraho. Gusa narwanaga n'ububabare kuko nari mbohewe amaboko inyuma, kandi imodoka uko yirukaga niko nagendaga nkubita umutwe ku mpande z'imodoka. Twageze ahantu badukora mu modoka batwinjiza mu kizu kitabona. Tugezemo nibwo batangiye kudukubita, nubwo tutari dufite umunwa wo gutabaza. Aho niho naboneye ko ibyanjye birangiye, ntangira kwicuza impamvu ntabibwiye Uwimana yandemeye, uwo nari naremereye kumubera ibyishimo nawe akanyuzuriza ibyifuzo, uwo nari naremereye kuzamuba hafi nawe akambera urumuri rumurikira. Natangiye kwishinja ibyaha byinshi cyane. Nibuka inama yajyaga ngira, nibuka ko n'umupangu mubisha wa papa we yaza ko bazi ibyo ndimo, wenda yari kuwumenya akandinda kugwa mu mwobo ntazi. Agahinda karanyishe ntangira kwishinja kuba naratandukiriye inshingano zanjye zo kuba hafi y'uwo nkunda, ahubwo nkihugiraho. Nkiri muri ibyo nagiye kubona mbona itara rimuritse mu maso. Ndeba hasi ngiye kumva numva ijwi ry'umugabo, mpita nikanga kuko sinari nikangiye ubusa. Narebye imbere mbona ni papa wa Aline uhahagaze. Tugikubitana amaso ahita abwira wa musore wari umpagaze iruhande ngo amfungure umunwa. Wa musore yahise abikora. Nkimara kumva ko nshobora gusohora ijwi, ubwo numvaga nazahaye mba ndavuze nti ariko papa Aline, ni iki nagukoreye gituma umpiga nk'uhiga inzoka? Ahita avuga ati ubwo rero wanyihishe muzi ko ntazakumenya. Narakwizeye nkukira mu bintu byanjye, nkuha buri kimwe cyose nakuzi naho uri mu mpiga. Ndamusubiza nti ariko rwose nta cyaha nigeze nkukorera. Niba hari icyo nakoze wakimbwira nkagisabira imbabazi, kuko tutabanye n'abari kukarika ubuzima bwanjye ntibugenda ari wowe bujyanye. Yarasetse cyane. Umugabo yarasetse arongera araseka, arangije nkubita urushyi ku buryo nahise ngwa hasi. Mu buzima nibwo nari numvise urushyi ukuntu ruryana. Nibaje niba ari Karekezi nzi, umwe wirirwaga ambwira ukuntu ndi umukozi mwiza. Nibaza niba rundi aho niho nongeye kumenyera ko umuntu ashobora guhinduka. Arambwira ati ujya ukina nabo mu nganasha. Ubwo rero waragiye ufata ibyangombwa byanjye uzi ko uzabiherana. Niba ari imitungo yase ushaka rero upfuye utayibonye, kandi n'undi muntu wese uzagerageza kuyigaruza azayitanga kugenda. Akivuga gutyo yamanitse urushyi ngo nkubite. Tugiye kubona tubona amatoreshi menshi cyane, mbona atangiye kugira ubwoba. Numva amajwi avuga ngo mwese amaboko hejuru. Nashatse kuyamanika yanga ko no kunyeganyega, nibutse ko mboshye. Papa ari nayo yamanitse mbere n'abari aho bakomerezaho. Babantu bakomeje kuza badusanga. Mu kutugera imbere twasanze ari abapolisi. Ntangira gusekera imbere, ibyishimo biba byose. Nibaje ikibabwiye ko ari aho turi nubwo ntari kumenya igisubizo. Papa ari nayo yatangiye kuvugishwa n'abaho mbonye umugabo uvugishwa. Ati mutubabarire rwose nako hano twari twaje gucuruza. Mbese nyine uruganda rwanjye rwari rwabonye abakiriya, nako buriya nyuma y'uko ruhomba twari twaje mu nama ngo turebe uko twakongera kurutangiza. Rwose n'umukozi wanjye wari warabuze bigatuma abakiriya bacu bagenda ari hano. Twari twamubonye ahubwo naze tujye kongera kurutangiza. Noneho kwihangana byarananiye, nibutse nasetse, gusa mpita niyumanganye kuko aho twari turi ntihari aho gusekerwa. Polisi aravuga atumva mbese inama muzikorera mu kizu nk'iki kitabona, bamwe bahambiriye amaboko abandi bapfutse iminwa. Papa Aline ahita avuga ati oya rwose nibo bihambiriye nabo mubabaze, nako aba basore babahambiriye nabo ngo ndarengana, narinyuze hano nigendera. Umupolisi ahita avuga ati aha habaye inzira kuva ryari. Aravuga ati rwose rega ndashaje simbona, ahubwo nyine muzangurira amarinete wenda najya amenya gutandukanya habona n'ahatabona.
Umupolisi ahita avuga ati reka gukomeza kudukinira ikinamico, ibisigaye urabivugira kuri sitasiyo, ahubwo mujye imbere mutadutinza. Baramfashe barampambura bakomereza no kuri Joseph nawe bibuko, twese twegerana turahoberana, turangije dusohoka muri cya kizu, ariko tubona bya bisore na paparine bambaye amapingu bari imbere yacu, burya koko umwanza gucira kobo Imana ingucira kanzu. Mu kugera hanze narebye hirya mbona umupolisi, nibajije niba ndota, nibaza niba ari we, none sinzi uko narebye hirya gatoya mbonye umuhungu uhagararanye n'umukobwa mu kubitegereza, noneho natangiye kwibaza aho ndi, nibaza ibyo mbona niba ari byo. Mbega surprise, yarari uri kumwe na Olivier ndetse na Elias, umwe twabanye ku Nyundo akaba yarabaye umupolisi. Nese mbegera ndabasuhuza namwe murabyumva, uwo nahereyeho yari akarabo kanjye, umwe nari nahoze ntekereza ukuntu ngiye kumusiga. Naramuhobereye biratinda, ndangije mpobera n'abandi bisanzwe, mpita mvuga nti none se mwabwiwe n'iki ko ndi hano kugira ngo muze mwese? Aline ahita avuga ati banza utuze ndaza kukubwira byose, kandi nawe urambwira impamvu yatumye unyibagirwa. Niba warabonye abandi mu cyaro banduta nabyo wari kubimbwira, ariko ntugende nkaho tutigeze tumenyana. Nagize icyo njya kuvuga mbona ba bagabo bamaze kubinjiza muri ya modoka twese twubaha, natwe baraturebora batubwira ko tugomba kunyana nabo tukajya kuvuga uko byagenze. Twaruriye twese, shoferi arangije imodoka yihata umuriro, mu kanya gato twari tugeze kuri sitasiyo ya polisi twinjiramo. Bo babatwaye ukwabo natwe buri umwe akagenda yinjira ukwe. Nababwiye byose barangije barandekura ngo nitahire ibindi bazabikurikirana. Tugeze hanze mpita mvuga nti sheri ngaho mbwira uko wageze hariya. Aline arambwira ati ubwo se kuki wanze kumbwira ko uje mu mujyi wanahagera ukanga ko tubonana? Nashatse kumubeshya ariko mbona ntabishobora kuko naba nibeshye. Ndamusubiza nti umbabarire ko nta kintu nigeze nkubwira, ariko numvaga ko ngiye kugaruza ibya data, narangiza kubigaruza nkazabona ubukubwira byose, kuko nabonaga hari igihe nabikubwira ukabifata nabi nka mama. Aline ahita ambwira turabizi ko igihe cyose nanjye aribyo naharaniraga, sinarebera umuntu urengana ngo nuko ibyabo aribyo bidutunga ngo nceceke. Urabizi ko nari narakubwiye ko ikibazo cyose uzagira uzakimbwira, nkakurwanira ibyaba ngombwa nkahagwa ariko utahaguye. Ndamusubiza nti ndabizi byose kuko ibyo tuvugana byose byinjirira mu matwi yombi bigaheramo mbere. Aline ahita ambwira ati none se kuki wabimpisha? Ndamusubiza nti babarira rwose ni bya bindi by'umutima umwe wigira inama yo gusara. Arambwira imbabazi wanjye urazihorana. Ndamubwira nti none se mwahageze mute? Aline yaransubije ati buriya rero ku mugoroba nagiye kumva numva papa hamagaye abantu ngo hari imari ishyushye agiye kubaha, nanjye ngira amatsiko yo kumenya iyo ariyo. Ubwo rero nagiye kubona mbona haje abasore ubona bahaza urumogi mu rugo, numva ko ibyo ari byo byose bagiye gupanga ikibi, kandi sinakumva umuntu urengana mfite uburyo bwo kumurenganura ngo ntabikora. Aline bitamusubiza nti ndabizi ugira umutima mwiza utabona n'undi muntu uwo ari we wese. Arakomeza arambwira ati ubwo rero nahise njya kwihisha inyuma y'igipangu hafi naho baganiriraga, numva koko nibyo bari gupanga, noneho natunguwe no kumva ari wowe bavuze. Ibyo bavuganye byose nabyumvise bavugaga nkaho barabajyana kubicira. Mpita mvuga nti burya bwose no kutwica byarimo. Aline aransubiza ati cyane rwose. Nkimara kubyumva nibwo nahamagaye Olivier, uko cyagiye turi ku bitaro papa wawe ameze nabi natahanye nimero ze, mubwira byose ambwira ko hari umupolisi baziranye, niko kumuhamagara araza turahura, mubwira byose yiyemeza kudufasha. Nanjye sinigeze mbatengwa kuko nakurikiye papa makuru yose, nanjye nayatanga kuko ari kugeza ubwo babafatiye mu cyuho. Aline nahise mubwira nti mbega umukobwa w'intwari, iyaba ari nkundi ntiyatuma asafungwa. Aransubiza ati nagende wenda yabona ko undi umuntu ari nkundi. Njye na Rene twarongeye turahoberana, umwari mwiza w'umutima wuje ituze n'urugwiro, umwe utemba itoto useka inseko y'abeza. Nongeye kwishimira ko nahisemo neza, nicuza impamvu ntari narabimubwiye. Iminsi yakomeje kwicuma. Elias yamfashije kubona abacamanza, bamfasha maze ibyacu byose turabisubizwa. Papa Rine we yakatiwe imyaka 20 y'igifungo. Kwa Rine batangiye kubaho mu buzima buciriritse, kuko n'ubundi usibye ayo mazu ibindi byose bari barabigurishije, ku buryo n'ibikoresho byose byo mu ruganda nta na kimwe cyabagamo, usibye inzu babagamo niyo basigaranye. Kuko iyo nzu yari nziza barikodesheje bimukira mu yindi iciriritse, maze amafaranga avuyemo bakayaguramo ibibatunga. Nanjye nakodesheje ya nzu uruganda rwakoreragamo, amafaranga avuyemo amfasha kuvugurura ka kabari, nongeramo ibyangombwa byose ku buryo kabaye akabari gashyushye. Ndangije mpanga na Joseph kujya ku ivuko, dore ko ari we wari manager wanjye, ubundi tukabwira ababyeyi inkuru nziza tukabazana mu mujyi.
nako byagenze. Twakodesheje akamodoka kuko kagombaga kutuzana twese tugeze mu gasantere, abantu bose baza gushungera, tugura amapirimusi turangije twerekeza ku ivuko. Twagezeho umukecuru aza yihuta, tugezeho aravuga ati ndarota cyangwa? Ndamusubiza nti ni twebwe abuzukuru bawe nyogokuru. Nyogokuru ahita avuga ati mbega ngo muraba abazungu, none se muzanye na bya pirimusi? Avuza impundu. Mama na papa nabo baraje baradusuhuza, barangije batwakira ibyo twari tuzanye. Inzoga zaranyowe, yewe abaturanyi baranezererwa. Bigeze aho nihererana na papa na mama mbabwira inkuru nziza, ibintu nabo bakiriye vuba. Umwanzuro wabaye ntakuka ko twese twimukira mu mujyi. Amasaha naho yakomeje kwicuma. Umukecuru nawe nubwo yabanje kubyanga, ariko byarangiye abyemeye, birangira dufashe urugendo twerekeza mu mujyi. Twagezeho noneho nari nabakodeshereje inzu nini cyane. Ibyari ikigonyi cyo mu cyaro twarakibagiwe. Iminsi yakomeje kwicuma, akabari gatangira kugenda cyane. Ya nzu yakoreragamo uruganda nayo baduhaga amafaranga menshi, ku buryo byarangiye tuguzemo inzu yacu yo kubamo. Njye na Aline urukundo rwacu ntirwigeze rucogora, ku buryo yajyaga gusura papa we muri gereza tukana, ariko iminsi yose nagiyeyo iyo yambonaga yahitaga agenda. Uwamperezayo ngezeho mubwira ko ntazasubirayo kuko byatumaga nawe batabonana. Umunsi umwe ubwo nari ku kabari kanjye narimo nganira n'inshuti, nagiye kubona mbona umusaza wambaye neza ari kumwe n'undi musaza. Nkibakubita amaso mbona neza ni wa musaza nigeze kubera mu nzu ye. Nahise njya aho bari bicaye ndamusuhuza. Mu gukubitana amaso wa musaza ibyishimo byaramurenze, aramfata arampobera biratinda. Arambwira ati ni wowe mwana wa? Ndamusubiza nti ni njyewe sogokuru. Umusaza arambwira tuzi ukuntu nagushatse ngo nkushimire ko wangiriye neza, nkabona mabuja mwiza, nkakubura maze nanaje mu ruganda bambwira ko utakihakorera. Naramusubije nti byabaye birebire, iminsi yabaye indimburu nuko naza kureba uko nagusize bimeze, gusa buriya abadapfuye ntibabura kubonana. Nanjye nishimiye ko twongeye kubonana, ahubwo bibaye byiza twajyana no mu rugo ukajya gusuhuza ababyeyi. Umusaza yahise ambaza ngo ababyeyi simperuka umbwira ko nta bugira se? Naramusubije nti byari amateka, ubu narababonye, papa na mama ndetse na nyogokuru. Umusaza ahita avuga ati iyo mba ndi umugore mba mvugije impundu, ariko rwose ndabyishimiye, ahubwo tugende vuba mbasuhuze, dore ko mabuje uyu munsi yampaye n'agahushya ngo mbanze nduhuke mwe n'agacupa muyo nahembwe. Ndamusubiza nti none se urasiga uwo mugabo muri kumwe? Umusaza arambwira ati uyu musaza nta kibazo, we turahorana, ahubwo tugende. Nasohokanye na muzehe twerekeza mu rugo kuko hatari kure cyane. Mu minota mike twari tuhageze, dukomereza muri salo dusanga nyogokuru, mama na papa barimo baganira. Muzehe ahera kuri mama aramusuhuza. Ageze kuri papa mbona aramwitegereje cyane, gusa bose bararebanye. Noneho ageze kuri nyogokuru, muzehe ahita avuga ati muramuke ndagiye rwose.